oya ngiye grata ngiye kabasoni impamvu ngiye twirukanze twabonye abantu batuzanye nabo birutse tavuga ati ndo adutahana nawe twe turasohoka ko turagiye hano muri Canada abantu banje muri China umuntu wakuzanye urabonye arirutse arasohotse ngo wagumye uririmba watahute ndetse ndambika mikoro n'abantu banabibonye nakuyemo n'inkweto najase no kuzifata nino ndavuga ati byasa nabi bangamera ndangije bashyizemo ibirenge mbona mwirutse nawe ndabakurikiye narwo nashanga no kugenda narabakurikiye naye numvaga nshaka ko tunifotozanya uri kumva ugize nako dorokana sobanura Lucas rabuze yagiye n'umuhuha agera mu wango yego banje ina mutonge oya nge reka nkubwire nawe ushyire mu kigo cyane kumva abantu bakuzanye bagukwiyo bakakuzana barirutse barasohotse kumva barasohotse waratibitse nawe uratibika nsigare ese mwahungaga kugira ngo twari butahute hari imodoka wazanye inaha amaperime yego turayafite hari imodoka twazanye mu ndege icyo kibazo cyo ifuti bari bakiri mutobare kuba twarase tugenda tutabasezeye gusa tutanifotoza Vancouver twarabikoze twifotozanya n'abantu bacu turanabasezera ubwo muri Regina gute tutabikora na ikintu cyatubayeho ni icyo mw'abantu hari n'ibintu byinshi byabereye inbox bashima Imana kubera ko mwanaririmba bashima Imana ko twaririmba uri kumva bashima ko twaririmba kandi pe abantu bari bishimye cyane nabashimiye abantu muri Regina narabakunze cyane muri abantu beza cyane mwe mwishimye mwasaga neza mwambaye neza turasuje mu izina rya Yesu Kristo yambi Witeka bahe cyo kurya n'icyo kunywa nange mubyibuye mu bugingo mushishe amen icyo ni ikivugo cyane gusa ntabwo byari byoroshye ubu koko doroka bakurigaye ijambo urabyemeye nujye kukivuga nagikubye nujye kukivuga wengeye buriya impamvu doroka asara kunavuga ibintu mu buryo bwa diplomasi atadaturuka avuga neza nka Pastorine ra Vesti nabwo manu shimwe ko ari byo tavuze je kamubwiye jewe umuntu nkunda nkundira ukuri ariko ni umuntu ngiye mubwiza umuntu ukuri umuntu tubanye ushiti yanjye mubwiza ukuri kandi nabwo ubu nuko tukiri muri Canada iyo tuba turi i Kigali ibintu bya Kigali ngenza nzavuga nakari murore oya birakabije pe hatugera undi muhanzi bizaba hatajya n'undi muhanzi bino bizaba ngiye byayenze ubwenge bwanjye ndahinda ijosi rirashiko waje byibuye naje mbyibushye reba amahaha umupira w'uyanishe rero gate bivuge mu buryo bwa diplomasi bwawe njye nashaka gusaba imbazi ubundi ngiye kumva focus nziwe cyane n'abakunzi bacu ni nayo main purpose yatuzanye ni mwebwe pe mwebwe cyane njye niho mba focus nziwe cyane ibyo ngibyo byatubaye ibyo ngibyo Vestine navuze simbeshye byatubayeho pe nuko byagenze ariko nyine njye nashaka ko dusaba imbazi abafana bacu nitwirirwe tubabwira ngo ibyabaye inyuma cyane ariko Vestine n'ubundi yabivuze ngo tuba ukuntu twagiye tudasezeye tutifotozanyije kandi turabashimira urukundo mwatweretse ukuntu mwadutegereje twagiye kuri stage dukerewe kubera imbogamizi zabaye backstage ariko nyine dusanga batwihanganiye badutegereje Imana ibahumugisha kandi turabagira siwumva ubuhushye nyine uraruma oya njye uraruma ngo hagati ngo oya ese kanoga ntukarume mama wapi nagari me ni mama biserenge charotagwa ibyo bintu bireke yego urumva ko rero situation ubundi urebye yose bayisobanuye nta nubwo nyigarukamo ahubwo Regina nuko byagenze ariko show yagenze neza twebwe ngira ngo twijeje abakunzi b'imiziki ya Vestine na Dorcas kujya mubwizwa ukuri
kuri buri event buri step kubera ko mwabanye nabo kuva batangiye kariyeri yabo ya muzika nanabashimira cyane kuntu burya kubona umuntu ugukunda utangira ugakora indirimbo imwe ebyiri eshatu enye eshanu esheshatu zirindwi umunani icyenda icumi umuntu acyandika ngo kuva kuri nahawe ijambo ndabakunda 11 12 14 14 acyandika ibyo bintu umugisha ukomeye ni blessing umuntu umugomba respect ugomba kumwubaha Imana ibumugisha cyane nje Rujai nabasabye nzakomora ntangira kuyibagira akakare mu mani ibintu byambaye nibwo nanayumvise cyane ko ifite amagambo meza kandi nari nsanzwe nyumva ariko baresabye ntangira kwibuka nabati karabaye baravuga nzakomora ndahera hitangira ite nyine ko zabaye nyinshi ndayibagira ko tutanayipanze kuri playlist navuga ati ngashije mbaye ngo murengo ntabwo ari umurengo oya ni kubera playlist twapanze barazibagiwe sha ukumva papitangira mbere yuko urugamba rukara kumana indirimbo nje Adonai narayibukaga ariko nyine iyo wavuye byaranguye ndavuga ngo ndasengera nyamuga ati Imana uzandinde kwibagirwaho navuye no suko nukwegwa wavuye uribagira indirimbo yahereye oya ntabwo nayibagiwe umva byumvise nabi akajya n'abandi babyumvisha gutyo byumvise basabye ugiye mbere ko se mbana nibagiwe oya basabye nzakoma kuko nayipanze kuri stage zose tumaze iminsi usanga barayibagiwe nzakoma ntabwo tuyatipa kuri playlist nkajya numva igitero caka biri kira so ndiko uzipanga ukitayishyira sinzi impamvu najya nyibona umuntu nidirije hari indirimbo hari papa hari papa hari nzakomora ukitayishyira kuri playlist banavuze ko ndi buzifatanye apana kuzikora zose rinde none hari ukuntu njya kuzifatanya ndi kuri stage nkagenda nafatanya nkeya zimwe nkazisugurumva Oyarata abantu bo muri Edmonton nimbo ufite indirimbo ukunda rara uzanayirimbira kumva nibona dukwa indirimbo birangiye ujye tuyivuga tuzajya tuyikorera tugukuriki ntabwo sinshaka ko tuzataha ugasigara hari akaririmbo kagufashije dutauta kuririmbiye dushobora no kuririmba akantu gato ariko kakagufasha kandi muzamara igihe kinini mutaragaruka inaha babarira nimba wafashe umwanya wawe ukaza kumva ugatanga amafaranga yawe reka twiririmbire yego reka uvuge indirimbo wumva ushaka tuzikore nta kibazo rwose yego yanakwegera kubwira ati babwire baririmbiye indirimbo waza ugatutubwira ntabwo uzayitera tugukurikira ntabwo ari ibintu bigoye yego cyane ako kantu ntabwo vese navuze ngewe numva kari seri cyane reka ndi mukuru ntabwo ndi umwana nka Dorcas abana bibagirwa ibihangano byabo umwana rega ibyo ntabwo nabihakana imbere yawe nanjye ndi umwana mutazajya mumbona gutya mukagira ngo ndi mukuru imbere yawe ndi umwana oya Doroka akantu k'umwana ukagiye tugiye kwishyura nabibonye buri gihe akantu aba umwana ariko tugiye kwishyura ariko amaze kurya nose mbigenze tujya kwigira mbere rega ninjye gucura nose sinjye muto dade tuvuge turagiye uri muto se oya ko guceceka ntigawanatungwa umunsi n'umwe akodoroka oya ceceka ibaze no kuva i Kigali nta kintu n'iki na kimwe iki kimwe akantu k'amafaranga iyo tukagezeho ahita bumubebe oya reka mubwire ahita bumubebe utazi no reka mubwire tira wowe ukuntu uteye wowe ukunda kwishyura cyane kuva kera ujya umbwira ngo gifate arabibyiganira ngo Vestina niko ateye ngo gifate udatanyisha wow kumbe nuko wafashe mami mami ako tadira murande turahantu uzatungurana umunsi umwe kabisa gute se ibaze kuva ugacira iki cyose oya twashanu bakibi oya dadi mindenganye twashanu ukashira ibi Vestina afite karita nje nta nari bwishyure nari buzane tureka kuza hano tugume i Kigali tugume i Kigali momo yego nta momo ngo mwana ngo ufotorere nkwereke kandi kuri mokashi hari ikintu kiryamyeho nase ndadireka kumubwira wowe iyo turi i Kigali umamagara kaga kamwe mugiye kumurira ikintu ko mumbeshye tubivuga niyo turi kuvuga ina studio cyangwa ahandi hantu tugiye nta kintu ngiye Doroka sanchon ndarayi hari ikintu uravuga ati basi nabe na kimwe nicenge nicyo niyo tugiye mutekereza nakoresha ubwenge bwawe niyo tugiye kurya uri kumva muri bari mu ararya twaye igihe cyo kwishyura
aha ngo twe ko turi abana se umunsi ngo nibigezweho muri make munyuri ibyo umunsi ngo nibigezweho oya ntabwo tuguciye no byivugiye none wazatunguranya umunsi umwe ukishira kabiri ngiye ajya ngoboka ratado ugiye abika uzajya hanguriza mu gihe nataganga reka mbweve uza wari bamaga ko ngati mfite iki kibazo mu mafaranga yakwiye oya ntabwo urayandi si bishoboka nawe dadu yansabye nayaguha ariko uko nzi ko mama yandusha isubu nazamubwira dadu ngo amafaranga